Yasi iy'ampano agejejwe ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Mwayibonye ni ya modoka rero nziza cyane y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ni imodoka ubona ko isobanutse, ni imodoka y'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Nkuko mubibona rero iyi modoka niyo izanye uwo rizagwira Florien alias iy'ampano, ariko kandi hari abanyamakuru benshi batandukanye. Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ba Sura TV 1. Nizera ko ibintu birimo biragenda pola. Yes, biteye ubwoba ndetse bibabaje cyane. Umuhanzi iy'ampano akaba agejejwe imbere y'urukiko ahangaha rwose Inyarugenge. Reka rero tuze gukurikirana uko ibintu biruze kugenda. Urabona ni iy'ampano rwose, uramubona mu mupira w'umukara ndetse n'ipantaro y'ikoboyi rwose. Bano banje musengere iy'ampano, ni ibintu bitoroshe cyane, ni ibihe iy'ampano arimo. Ni nyuma yuko iy'ampano yarezwe n'umugore we kuba amuhohotera, ndetse nk'uko umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB yabitangaje, akaba yaravuze ko umuhanzi iy'ampano akurikiranweho ibyaha bisaga 7. Yes, uti ese nukubera iki abantu benshi barimo bagenda basabira iy'ampano? Murabizi neza ibya kesi y'ampano ubwo byavuzwe ko ari we wafungishije Jihad. Ni nyuma yuko Jihad yakwirakwije video y'ampano y'urukoza soni, ariko kandi abantu benshi bakaba bari mu basabira y'ampano bati ese bibuze kugenda bite ubwo y'ampano cyase y'ampano aramutse akatiwe n'urukiko rukamwohereza imageragere agahuraho na Jihad yafungishijwe. Abantu bati umuriro wakaka muri gereza. Mwabantu mwe rero muze tujye ku mavi dusengere iy'ampano. Ariko kandi umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB yaje gutangaza ko iy'ampano akekwaho ibyaha birenga 7. Ibyaha birimo kuba yarakubise umugore we akamukomeretsa, ndetse ibyaha birimo kudatangira amakuru ku gihe, ndetse n'ikindi cyaha gikomeye cyane kirimo kuba iy'ampano ngo yarasanzwe akoresha ibiyobyabwenge biri mu bwoko bw'urumogi. Ndetse ngo hari n'ikindi cyaha ngo y'ampano ngo ashinjwa cyo kuba ngo abwira umugore we amagambo yivangura. Mwabantu mwe rero nimuze tujye ku mavi dusengere y'ampano. Mwabonye uburyo umugore wa Skyto cyase, mwabonye irakesi ya Skyto n'umugore ubwo Skyto yamurumaga ugutwi, umugore wa Skyto akaza kumusabira imbabazi. Abantu benshi barimo bagenda basenga bati Mana dufashe vava wa y'ampano nawe aze ahangaha ku rukiko asabira iy'ampano imbabazi. Ese biribuze guherera he urukiko rwa Nyarugenge? Ribuze kuvuga iki kuri uru rubanza rwa y'ampano? Nibyo twese dutegereje nk'itangazamakuru ngo tuze kubasesekazaho umukanya. Ariko kandi mwabantu mwe rwose mumfashe rwose. Ariko abantu benshi barimo bagenda bavuga bati ese uyu Pastor Claude mwamubonye neza cyane, ndetse mwumvishe amagambo yagiye atangaza. Ni amagambo abantu benshi barimo bagenda bumva bagatera ibitekerezo bigiye bitandukanye bavuga biti ese murabizi neza yuko umugabo mugaseka imbohe ntabwo ibingibi byagakwiye kuba ari iserereza kuri iy'ampano. Ariko nanjye mvuga nti nuko nguko itangazamakuru rimeze, ariko ryagakwiye kuba arikorwa mu buryo bwa kinyamwuga. Yes, rero reka mbareke mwumve ikiganiro cyatanzwe n'umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB mbere yo kugira ngo mukanya tuze tubageza imyanzuro y'urukiko. Reka manze mbareke twumve neza ikiganiro umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB yavugaga ashishoza agira ati nyamara y'ampano ashobora kuba yafatirwa ibihano. Ndaza mukanya mureke twinjira mu rukiko twumve neza, ndetse twumve uko y'ampano ari buze kubura, ndetse twumve ibyaha ari buze guhakana ndetse n'ibyo ari buze kwemera, ndetse nibyo urukiko rubuze kwemeza. Ni Jacob nk'ibisanzwe, iyo ni Sura TV 1. Niba utakanze subscribe ntabwo uri kumwe natwe rwose, ntabwo uri buze kumenya ikijya mbere. Niba kandi wakanze subscribe mwifurije impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri wowe. Reka dukurikirane ikiganiro cy'umugenzacyaha RIB ubwo yaganiraga na Chita Magic. 16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze uwo rizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya y'ampano, akurikiranyweho ibyaha 7.
icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Yari yagerageje no kumugonga maze kumubwira ko azamwica, amugongesha imodoka ye, amugonga ari kuri moto, yikubita hasi arakomereka cyane. Ibyo rero amaze kubikora yabonye ko wenda ibyo akoze noneho adashobora kubicika, abona ko umugore agiye uwo yitaga umugore we agiye kumurega. Yahise atoroka, akomeza gushakishwa, ariko tumuhamagara akabeshya ngo ari Bukavu, akabeshya byinshi, hanyuma ariko tumubwira ko icyiza ari uko yakwitaba cyangwa se tukamushakisha mu buryo dushakisha abanyabyaha nk'abandi. Yaje gutekereza abona ko nta maherezo, ko byanze bikunze azafatwa, kuko n'ubundi yageragezaga ashaka uburyo ko yaca ku mipaka ngo atoroke. Ngira ngo aza kubona ko bitari umushobokere, ahitamo kwitaba, araza arabazwa, ndetse kuko ibyaha yarakurikiranyweho ari ibyaha biremereye cyane, arafungwa. Ibira byaha byose uko ari 7, igihano kirimo gitoya n'amezi 6, ariko igihano kirimo kinini ni imyaka 7, ndetse ubwo mucamanza niwe uzagena igihano azamuha bishingiye n'ibyaha azaba yashinjwe cyangwa se ibyaha bizaba byamuhamye, kuko kugeza ubu ngubu turacyamufata nk'umwere. Ubwo urukiko nirwo ruzemeza ko ibyaha bimuhama cyangwa se bitamuhama. Buriya ikintu gitangaje Chita, uyu Yampano n'uriya yita umugore we witwa Diane, yego, nyuma yuko haba yasaga y'amashusho yabo y'urukozasoni yasohoka akajya hanze, uribuka ko nyuma hari andi magambo yavuzwe bo hagati yabo, hari amagambo bateranaga, bacyurirana, baregana, bashinjanya ibyaha biremereye ndetse n'ibintu wumva bigize icyo gihe. Rero ndetse hari andi mashusho yigeze gusohoka ya Yampano, bivuga ko ngo yari hamwe n'undi mukobwa bambaye ubusa. Icyo gihe rero twaje kumutumiza bombi, njyewe ubwanjye na timu yanjye turicara turabaganiriza, ariko icyo yari kigamije ni ukugira ngo tumenye iby'ayo mafoto nuko gushyamirana. Ubundi abantu bahuje ikibazo bari bahuje ikibazo nka kiriya handi, utekereza ko ahubwo bigiye gutuma begerana bakaba umwe, bagafatana mu mugongo, kuko bose sagara barebaga igisebo. Buriya iyo ugiye hari ukavuga ati jyewe nari mbizi ngo bamukubitaga numva, icyambere nuko gudatabara umuntu uri mu kaga ari icyaha gihanwa n'amategeko.